umuntu yane story nyiracyo tube tuburetse ko nawe ugifite umuntu yane story ngo ibihengo bya kafi ngo ni iki n'iki bahagaritse umutaximeni utwaye umugore utwite yenda kubyara ntaruhushye afite ariko umugore aragaramye ariko niha ameze nabi nta n'umuntu wakura uruhushya rwo kubyara ntawe usibye kuba twizeye gusa abantu bafite imitekerereze myiza yo kumva iyo logique nta muntu wakura uruhushya rwo kubyara. iyo story sinshaka kuyijyamo cyane ariko barambwiraga bati nasohokemo imodoka uyijyane muri stade akababwira ati umutima wanjye ntiwazigera umbabarira uyu muntu aramutse abyariye ku nzira cyangwa akaba yanahagera n'ibindi bibazo yakana yanahagwa. Yes, story sinshaka kuyijyamo abo nine ni babantu nuko bavuga akantu ko gutekereza ku bintu. Yes, urumva uri hariya wa mugabo we niba uri umuntu ushinzwe kubahiriza amategeko, umuntu ushinzwe iyubahiriza ry'amategeko atandukanye n'ushyiraho itegeko. Urumva noneho wowe uri hariya nk'umuntu ushinzwe iyubahiriza ishyirwa mu bikorwa wenda ry'amategeko. Bazakubwira bati abantu barimo baratambuka hano ni ngombwa ko baba bameze gutya, abatambuka hano ni ngombwa bameze gutya, nta kanimwe itagira exception. Akenshi n'ibintu ukunda kubona birimo biracicikana byabaye rwaserera, haba hari amaka exceptionnel abantu barimo barirengagiza. Urumva ubundi baravuga ngo umwana murizwe ntakurwa urutozi. Tuve ku bintu by'abantu bashyira mu bikorwa amabwiriza badatekereje, twigire ubundi ku buzima bwawe nka Mico bwanahindutse. Ubu kuva haryara ku itariki 19 z'ukwa munani nibwo wamanitse akaboko uraraye. Yego yego, bemeza ko ugiye kubana n'umuntu akaramata. Icyo cyemezo wagitekereje igihe kingana iki Mico? Igihe cyose namaze mfite imyaka 28 natangiye kubaho ntekereza kwimariya. Noneho urumva nagira gutya nkaba navugana n'umuntu, urumva igihe cyose namaze ndibaza ko kuva ku myaka 28 mu buryo bw'ibanga nifuzaga kurongora. Ariko ikintu cya mbere nagiye mpura nacyo ntabwo kimeze nka obstacle, cyari ukuvuga ngo abantu ko badufata. Nukuvuga ngo ngi muri njyewe nari well set, wari uri tayari, nari ndi tayari kubijyanye no kurongora. Wari umuntu urimo kutureba uhita wibaza nibwo wari ukiyimera se. Nibwo ibitsembura itangiye gukora, hari umuntu byaba ikiganiro kirekire. Byaba ikiganiro kirekire. Ni iki washingiraga uvuga kuri welse? Aro icyo gihe hari imyaka ubundi yagenwe ku musore cyangwa se ku mugabo gutangira gutekereza icyo bita gushyira mu mago. Ubundi ikinyarwanda se navuga ko gikennye, n'ururimi runini cyane. Hari ugushyingirwa, hari ukurongora, hari ugushyira mu mago,
gutera akabariro ubundi gushyira mu mago niryo ribisobanura gushyira mu neza mago nibyo bisobanura neza. ushaka kuvuga kurongora umuntu akumva ko arongora hafi buri munsi nk'abantu bakina amakarita hari igihe adashobora gukina ngo atadafashe sente ngo yakase iya gatanu irya hose buriya bakunda kurongorana cyane mu bintu bijyanye n'amakarita ugasanga umuntu yagogereye umuntu ngo amurongorere ibumoso akamushukashuka akigira nkaho n'umukine kiraho wayine bite watatu umuntu akagogera umuntu kugira ngo akunda birangiza muri yakana urumva ubwo rero urumva ko ngiye kuva icyo gihe nari tayari ariko nako wabaye tayari kuva icyo gihe ariko nkaza kugira ikibazo cy'abantu sasa ukuntu badufata ariko icyo gihe tukigereranyije uri n'umuhanzi ntitukibare wenda nk'abantu bakora muri banki ubwo n'igihe wasohoraga nk'izihe ndirimbo icyo gihe ufite 20 nyuma nta ndirimbo nibuka nasohoye mfite imyaka 28 Chama trends cyakoze urarenze nta ndirimbo nimwe nibuka nasohoye mfite imyaka 28 nta n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ninjye waguhaye agahenge cyanyibutsa icyo gihe uri mu bantu bake babashije kumvumbura nta n'ahantu nagiye mfite imyaka 28 nta n'imyambaro nambaye nta kintu kinyibutsa mfite imyaka 28 abantu bashobora kuba batari kumva impamvu byose ubyihakanye oya niyo tu niba ari igare niba ari umunamba niba ari umutaka maybe ariko wari ukiri muri Super nta sinibuka n'agace ntabwo nibuka n'agace gihe iyo abantu bari bazi impamvu uri kubyihakana okay ukagira ikibazo cy'ukuntu abantu rero abantu rero ukuntu bafata abahanzi twize no kubivugaho kare by the way ukuntu tugaragara inyuma usibye ko njye kuri side yanjye sinakubi ko ngaragara inyuma sinakubi gusa benshi uko bagaragara inyuma siko umwe mu bantu batagaragaza cyane ibintu wenda by'ubustari cyane by'ubustari cyane hari abantu nzi upcoming abasani bakizamuka ubundi iyo uvuze umuntu ukizamuka umuntu wese areba ahantu bita kwa mutwe n'ahantu hazamuka cyane ku buryo n'imodoka bisaba kwangaje utundi tuvitensi kugira ngo igere ruguru umuntu we ati rero umuntu ukizamuka hari abantu tujya duhura baba bari ku gikabyo tu cyadanje nyine hari umwana akoze indirimbo imwe irahitinze kumva nduru zavuze mwahura umini ntago napfa kujoininga burabona man kubera igize ndi umuntu urenze man ashobora no kutabivuga gutyo vuga ati bari ntago bari sawa nk'abantu numva twebwe tuba tugeze mu gihe kirenza abafana bari normal tugeze mu gihe cyo kubona abafana badanje akakubwira nka gutyo urumva wende ndi kwivuga noneho ugasanga baracyafite abana bo ku muhanda bambwira ngo bro ngo I heard you on radio nakumvise kuri radio notwe turi mu gihe cyo kubona ba nyira amaradiyo batubwira bati kuki Zakokana ubishyizemo niko kabiri urugero ariko we aracyafite abafana bamwumva ko bamwumvishe kuri radiyo ugeze mu gihe ba nyira amaradiyo bagombaga ba nyira amateleviziyo bati turakwemera urumva nankwiriye akantu kuri hoteli runaka already you are talking to me nicaranye na nyiriyo hoteli so kwiyemera nyine I respect the process nubaha process y'ikintu icyo ari cyo cyose mfite ibintu byinshi nifuje mbona nkahita naboneraho gushima Imana
ibintu nifuje kera ubu mbona ubwo mise mboneraho gushima Imana none mfite ibindi nifuza kugeraho ntarabona nsaba iki Imana urumva ariko sinzagaragare mu biyemeza ubundi akaririmo mfite niyo umuntu akunda kubona ubundi ibintu njya gukora akenshi nca amarenga hari ukuntu posting ikintu nkashyiraho ngo M abantu bakagira ngo ni Mico ariko bifite ikindi bivuze noneho biri different quite different na Mico sinzi nshobora ari mutabaruka mutabazi ari Mico ari M1M ibintu nk'ibyo nshaka gucelebrating 1M views party pade urumva n'urugero ni target ufite ariko nigero uzabibwira abantu ngira nzabibwira abantu kwemera abantu ko iyo M yawe nigera igihe wayigezeho uzayivuga nzayivuga gusa nyine nkunda ku celebrating utuntu turi inyuma namaze kugeraho hari ukuntu Timbaranda akoresha amaefe mwamara kuyamenya akayaba nyine turi kuvuga ibintu bikuru Timbaranda abenshi ntibamuzi hari abantu bari za cyanza rwebwe yeye if you talk about Timbaranda guys ntago bagiye kumenya ibyo ari byo ako the guy like Element Medbeat na Nisbeat Faizo Pro n'abandi Bobo YouTube abantu barabizi bazi ibyo ndi kuvugaho ariko nuko nguko ibintu biba bimeze noneho ukagira ikibazo cy'ukuntu abantu bagufata bikereza ubukwe bwawe se bigatuma wumva ugomba kuba uretse bigatuma ukora iki rega ikibazo ubundi hano turi buze kuganira tumeze nk'aho duhuza abantu babiri kandi hagashubije umwe ikibazo mfite ngihuje n'undi mu DJ umwe ariko nyine utapfa kumentioninga izina rye cyane cyane ku karubanda urumva uko agaragara nawe nyine agenda azira utuntu twinshi ariko mana we narume kweli ariko nyine ntabwo ntekereza ko atari iheba tu urumva oya kwiheba birabujije urugero rwiza urugero rwiza rw'abantu urugero rwiza rw'abantu sinavuga ngo bari barihebye batameze neza mu bijyanye irongorere urumva batari bameze neza kuko kuko bameze neza urumva impamvu rero nta yindi reka tuyigarukeho kwa kundi umuntu avuga ariko Mico si barembye igare sigare kuri akunda banyonga burira bayobora what does the guy really need to say to talk about it a bicycle igare koko gare nyagare okay nginga bati ni igare bakimushidikanyaho bakivuga ko ari igare aba wa Mnambezi baba bati noneho abashati hari icyo ataberetse buriya nta kintu na kimwe atabagaragarije zira nizo characters ariko buriya bamwe mu bakunzi bawe bati muramubeshyera igare turarizi umunamba turamuzi ni ibintu bisanzwe abandi ngo babajijisha noneho ahita yerura avuga ati ubunyunyu sindagukora hano kandi ari ibigambo urumva ni ibigambo nabivugira urumva noneho njyewe nabwiye abantu ko
nubwo nagaragara mu bantu bari kuririmba indirimbo y'igihugu, umuntu ashobora kuvuga ati igitero cya Mico, ntabwo muze kucyumva neza, ariko mu by'ukuri rwose amagambo ari yayandi, wuje imisozi, imiyaga n'ibirunga. Wenda njyewe nagaragaye mu bantu wenda bahisemo icya kabiri cyangwa icya gatatu, ati murabyumva, ati ati wumva wuje imisozi, imiyaga n'ibirunga. Urumva utwo tuntavuze nyine sinzi impamvu tumwe tumeze nk'amashu, sinzi impamvu ngaragara gutyo cyangwa numvikana gutyo, niba ari igare n'umunamba n'amabiya n'ubunyonyosi, ariko izo ndirimbo mu by'ukuri zikomeje nyamara gushimisha abanyarwanda inshuti zawe. uko kuntu rero numvaga nabonwaga, urumva biri mu bintu byatumaga umuntu mwapanga nk'ibintu akaba yatekereza ko utari serious, you're not serious. Urumva Imana ishimwe, sindi mu bantu bapanze ibintu byinshi n'abantu benshi. Uwitwa Kamishi niwe wavuze ngo ndiyizera mu kureba, ngo urundi ureba ntabwo agira indoro niyo urebwa, I think. None se wowe niba uri kureba uzavuga ko ufite indoro nziza? Indoro se mba nyifite ahubwo ibonwa n'abandi. That's it. Ibonwa n'abandi. Ko umuntu arakubwira ati indoro ndeba. Yes. Ntabwo wavuga ngo indoro ndeba. That's the problem. Urumva inabonye umuntu ndavuga nti uyu ni madamu Mico. I have to plan something big with this woman. Yitwa Ngwino Ndebe Clarisse. Ngwino Ndebe Clarisse. Ubwo wamubonye umaze igihe kingana iki ufite ibitekerezo cyangwa wisetinze kurongora? Ntabwo cyari gito, ari nayo nama ngiye mba mpita nshaka gutanga hano hantu. Banza wirambirwe nk'umusiribateri, banza wirambirwe nk'umusore, banza wirambirwe nk'inkumi. There uzafata icyemezo kiri serious. Kuko bivuyemo utirambiwe ushobora gushiduka wabisubiyemo. Utirambi nukuvuga ngo hari ubuzima ukeneye gusogongera, ukabwumva ukamenyera kwirarana, ukumva ni byiza, warangiza kumva ari byiza ukaza kurambirwa kwirarana. Hari ukuntu buri kwitambikishwa kuri matora yawe ugaramye wiyubitse, hari imizindaro hari indi, ukavuga uti this is a life. Twese rero ubuzima tubamo kugira ngo dutere imbere tugomba kurambirwa ibyo turimo, tugomba kurambirwa step turiho. That's where we need improvement mu bintu tuba turimo. It's not about marriage gusa, ntabwo ari mariage gusa turi kuvugaho. Ni ukuvuga ngo uzagira aho urambirwa ikintu urimo, uvuga uti ndi DJ, nkeneye kuba umuyobozi w'aba DJ, ndijira hano, nkeneye kudijira handi. Dukeneye kugira ngo turambirwe ikintu turimo kugira ngo tube abandi bantu. Nizerera mu kunyurwa, ariko sinizerera mu kunyurwa manuma, cyo bita mu Kinyarwanda kunyurwa manuma. Utuntu akantu ni gato karabaye uranyuzwe, urumva ko uri kuri step ishimishije cyangwa ihagije, ishimishije cyangwa ihagije. Ntabwo ari uko nguko nizera gusa, nutananyurwa bizaba bisa n'uburwayi kandi bubi, ariko uvuga uti kano kantu nahoze ngashaka nakabonye ni keza, noneho nkurikijeho gushaka, ngiye gushaka kandi akanaka gakuru kaka, ariko mentioning ko kamwe washakaga wari warabuze ukaba ukabonye, umentioning ko ukishimiye. Urumva iyo ndi kuvuga izo ngero ntabwo nkuzi mu buto, nawe maybe ntunzi mu buto,
cyangwa uranze sinzi kunzi noneho mpamya ko hari ibintu byinshi tuba duhuje cyane amaso urareba akakubwira nareba akambwira kandi rwose ntibinsaba guhengereza wa mugabo we turi kuvugana none ufite benzi compressor ifite cyangwa niba warahinduye wagiye kuri mukuru waki wayo imbere cyane noneho kandi tuziranye si ibanga dutega moto none wumve ko kuri moto hari na mbere yaho kuyibasike urumva nta none naryo utapfa no kuribona ibyo bintu rero respect the process ahubwo making sure ko uri mu murongo mwiza noneho hubahe procedure ibintu birimo biracamo urumva ko nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi urumva rero naho ngaho mpita mvuga ngo ngewe gushima ni fresh kunyurwa ni fresh gusa kwirara ni bibi cyane yes Clarisse uramubona niba uzi kubara amatariki hashize igihe kingana iki ubonyemo Clarisse nk'umugore wawe namuboneye igihe cyiza uko namubonye nshaka umugore noneho mubonamo umugore mubonamo imaje wenda let me say future wife kuri Mico the best kwari muwe mwaka hashize iki nawe ntushaka hashize igihe pe kari kabaye hashize igihe pe noneho twihuse uribuka ahantu hambere wamubonye ni iwabo mu rugo iwabo wagiye gukora iki hari ahantu se ntajya twari ubwa mbere mbonye ufite isoni ukajya ukabudutebe ahantu se ntajya gukora ikintu nyine ndi kubaza nakora ikintu icyo ari cyo cyose ahantu hariho hose ubwo iwabo wari wagiye gukora iki nagiye kumureba kandi utamuzi no twarakozinze kuri phone turavugana time iragera njya kumureba nimero ye wayikuye nimero ye nayikuye ku mushuti we Clarisse wamusabye nimero y'umuntu utazi utarabona nimero y'umuntu nzi bimbaze neza nibyo ndi kukubaza bwa mbere umubona Clarisse wamumenye ute ubundi Clarisse namumenye nabonye umuntu kuri stati z'umuntu mbona yapostinze ku madamu wanjye yari yapostinze madamu Mico ndamubaza nti uyu mukobwa ni mwiza pe uyu mukobwa wampuza nawe arambwira ati byakunda kubera iyihe mpamvu njya kumubona namubonye mu bantu benshi urumva hari habereye feti wabo so mu gihe cyo guplayinga baplayingamo indirimbo yanjye noneho umuntu anyohereza akavideo karimo abantu benshi ntabwo yakanyohereje nakabonye kuri stati karimo abantu benshi ariko je nibonera uwo mukobwa uravuga uti we yakoreje video ahantu hahiye harimo nako yapostinze video y'ahantu hahiye oya ni fete yari yabereye mu rugo iwabo wa Clarisse n'ababyeyi barimo like bakina indirimbo yawe wari ufite anniversaire bakina indirimbo yawe ari we no kuba ari mama we sindi bubigarukeho cyane ariko bakina indirimbo yanjye barayikina yari kuri playlist bayikinnye umuntu apostinga ku kavideo indirimbo irimo uwo muntu nari muzi noneho ureba ya video wiboneramo Clarisse uramubwira uti iyi ndirimbo bayikinnye koko ariko uwo mukobwa urimo wampuza nawe